dufite n'utudege ku buryo utwo tudege tumwoherereza niyo miti yari aho yaba ari akaguhemuke cyane nk'umujura. Hari umuti tuguha ukawutega ariko tuba twavuganye uburyo bwawo uwo muntu akaba yashobora gufatwa. Uriya murozi nawe ukurogera uwo muti ibiri ukubiri, uwo muti tukawushyira mu mazi tugashika wa muntu. Nongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye mbaha ikaze, mukunda kudukurikira mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi twifuje kugira ngo tuganire ku buvuzi gakondo, aho abantu benshi bagira ibibazo bitandukanye bakagira abo biyambaza bakoresheje ubuvuzi gakondo. Hari abavuzi rero bemewe, akenshi usanga bakorana n'ubuvuzi bwa kizungu kandi bagafasha abantu. Hari abahura n'imyuka mibi, hari abahura n'amarozi, hari abahura n'amadayimoni ndetse n'ibindi bitandukanye. Kugira impungenge bikunda kuba kubagana ubu buvuzi, ariko natwe dukomeza gucukumbura umunsi ku munsi turebe ngo ninde ushobora kuba yafasha umuntu. Ahangaha turi ni mu karere ka Rubavu, tugiye kureba uyu muganga azwi ku izina rya Ndusu, akaba afite inkomoko ituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubibona rero turi mu gace k'Amakoro, turi mu karere ka Rubavu, tugiye kumugenderera turebe ese ni gutavura, ni gutabikora, hanyuma tunaganire na bamwe mu bamugana baduha ubuhamya batubwire ese koko ubu buvuzi bwarabafashije, bigenda bite rero. Bana natwe muri iki kiganiro, tujye gusura Dr Ndusu atubwire bigenda bite. Nge nitwa Nibishaka Jean Baptiste, mukunda kwita Yohana Mubatiza. Niko madako nkubona hano, warangiwe nande hano? Ni umuntu waje kwivuriza hano, umubwiye ikibazo mfite cyo kubura urubyaro, ndangira hano ko yahivurije agakira akabyara. Agakira akabyara. Ubundi rero twewe nge ndi muganga, nk'uko yaba yaraguhaye ubuhamya, hano tuvura indwara zinyuranye z'amoko yose. Uko kutabyara k'ubugumba, abakobwa baba baragumiwe badashaka, abagabo badacambirwa kujya kubarambagiza, abo ngabo turabavura. Abagore bari ku nda yanze kuvuka bazinze, abo turabavura. Abamarozi y'amatamikano abo turabavura. Abamarozi y'amarengano abo turabavura. Tukavura byinshi binyuranye, amashitani, indwara nyinshi, kandi tukavura n'abantu bo hanze kurenga inyuma y'igihugu cyacu dukoresheje amafoto baba twoherereje, tukabasuzuma, noneho tukabavurira mu mbaraga zacu dukoresha bigendanye n'imiti yacu. Ubuhanga rero bwacu bwanjye ni bwinshi, ntabwo nagutekerereza ngo ubuvemo, ariko noneho reka dukurikirane ikibazo cyawe. None umaze iyo myaka 12. Nta handi wagiye ujya kwivuza? Narivuje biranga. Mu kizungu wagiyeyo? Hose byaranze. Noneho rero ngiye kugusuzuma, menye uburwayi, aho buva, niba hari abakugiriye nabi muri iryo shyingirwa ryawe, cyangwa se aho wari usanze umugabo, turahita tubimenya tukuvure. Nibyo nshaka. Nitwa nde? Nitwa Kamishaka. Kamishaka. Irinde? Birareba. Hagarika n'ubugingo muri iki cyumba kugira ngo tumurebere byamufashe byose. Witwa Irareba. Kose madamu, ni ukuvuga rero ko uburwayi bwawe ndabubonye.
ni ukuvuga ngo hari imyenda bagufatiyemo barakuzinga, iyo myenda rero ngomba kuyigarura aho bayishyize munsi y'urutare ku mugezi w'amazi. Noneho icyo ugiye kunzanira uzanzanira amazi y'umugezi y'iwanyu yaraye mu nzu. Umugezi y'umugezi bwite. Uwo mugezi se ni umugezi utemba cyangwa ni umugezi? Ni amazi y'umugezi aho uzaba wayavomye, aho muvoma, ariko ukayaraza mu nzu iwawe. Hari ibyo nzaza nkayakoreramo yaraye mu nzu. Ukanzanira n'ubutaka bwo mu marembo y'aho utuye yanyu, ukanshakira n'amabuye 2 y'aho hantu. Noneho ukaza nzagutegura ngo ukururire biriya bintu bakuzitiremo kutabyara. Nyuma y'amezi 3 uzaba umaze kubyara. Ibyo uzabishobora koko muga? Ubwo nabibonye nzakwitura. Nabibonye rwose, namaje kubibona, nabonye impamvu. Nzakwereka n'uwo muntu wakukoze ibyo bintu. Uzambabarira umunyereke, umumbwire mbane nawe muzi, menye by'ukuri kandi nabyare kuko nanjye mpeke nk'abandi. Noneho rero ni ukuvuga ngo uzaza witwaje n'imbuto iturutse iwawe ariko y'amafaranga. Noneho utegure, ariko uyu munsi urasiga itabi ry'imbaraga nkoresha. Ubwo turaza kubivuganaho ako gatabi. Reka banze ndebe nyarukire hariya aho muba. Ntabwo nyarukirayo, ndoherezayo indege yacu y'abakurambere. Imbuto y'amafaranga se ni iki? Imbuto y'amafaranga nzayikubwira uhageze. Nzitwaza amafaranga nk'amafaranga 31,100. Hari byinshi muga? Ntabwo ari menshi ngaho. Ngabanyiriza. Wenda nkajyana insana make. Erega bayamazeho muri iyo myaka yose 12 urumva ko yanshize. Ni ukuvuga ko wagiye ahantu henshi cyane. Tugiye kwiga ku kibazo tugiye gukurikirana. Ubu hari ikibazo tugiye gusigaramo dukurikiranye kubera izina ryawe usize utanze hano. Noneho turarara hariya iwawe aho utuye n'umugabo wawe. Ejo tuzavugana kuri telefone, ndakubwira ibyahabaye nuko bimeze. Noneho uzaze kandi n'umugabo uzamuzane aze ngo utegura hari. Urumva? Ubwo rero hari abandi barwayi dutegereje. Mada, twagira ngo tubwire, dusanze urimo kwivuza, utubwire icyizere ufite ndetse nuko watekereje kugira ngo uze urebe uyu muganga mu buvuzi gakondo. Ngewe nkurikije uburyo ki uwanshishikarije kuza hano yambwiye ko yakize, yari afite nawe ikibazo cyo kutabyara akaba yarabyaye, nanjye nicyo mfite, ndumva mfite icyizere cy'uko nzakira. Akuvura hari ibimenyetso yakubwiye umuntu akabona bisa naho wari uri kubikekaho. Iyo umuntu akubwira ikibazo wahuye nacyo akakubwira ati bishobora kuba byaragenze ukunuko, wumvise bihuriye he n'ibyo watekerezaga? Hari ibyo natekerezaga ariko simbibonera igisubizo, bitewe nyine n'imibanire y'abantu bubona bagirira abantu nabi, nanjye bangiriye nabi. Ubwo rero urumva ko mfite icyizere kuko yavumbuye ibyo byose, ngomba no gukira.